nzi neza bihangayikisha abantu batari bake kuri iyi si harimo ubwiza bwo mu isura. Ahandi niyo hasi uko hashaka nta muntu uzaba uhabona. Nta muntu n'umwe wakwigiza nkana ngo avuge ko ibi bintu ari kureba kuri iyi foto bibaye bimuri mu maso ngo avuge ko yakumva ko nta kintu bitwaye. Abenshi duhura nabyo gusa ntitumenye uburyo tubivura, akenshi ahubwo bikatwokama bikatumara. Ni gute wakwivura ibiheri byo mu maso? Nitwa Mugisha Samuel, ningiye tugiye kuvumburana uyu muti w'akataraboneka. Wowe kora subscribe hano tujye tubona uko tukugezaho ibiganiro byerekeye ubuzima n'izindi ngingo muri rusange. Iyi ni Tele Montagne Rwanda. Ibiheri ni biriya biza mu maso biteye kubangamirwa rimwe na rimwe bikanatera iseseme kuba bireba. Ni indwara y'uruhu ubusanzwe ituruka ku kwifunga mu gisa n'agaca umusatsi cyangwa se udusatsi duto two mu maso cyangwa se mu isura tuba duteretsemo ibizwi nka hair follicles. Kwifunga bituruka rimwe na rimwe ku mavuta cyangwa se utunyangingo twapfuye tw'uruhu. Iyo ibyo bibaye birema igisa n'ahantu heza aho kororokera cyangwa se hororokeramo mikrobe. Akenshi mikrobe mbi ku ruhu bigatuma habaho kuzana uburibwe cyangwa se ibizwi nka inflammation. Umubiri uri kwirwanaho ngo ukureho izi mikrobe. Niyo mpamvu wumva wabishima cyangwa se wabikuba. Benshi muri twe tuzagana mu by'ukuri ibintu bitari butuvure. Mu bwoko hari ubwoko butandukanye bw'ibiheri, ibyitwa blackheads cyangwa se whiteheads. Ibyo ni ibiheri biba bifite cya gice kiba giteretsemo imisatsi gifunze ariko kikaba kigaragara inyuma cyangwa se kitagaragara, papule na pustule. Ibi ni ibisa n'utubyimba dutukura bikunze kugaragara ku ruhu, rimwe bikaba byagaragara birimo n'amashyira, nodules na cyste. Bukaba ubwoko bwa gatatu. Ibi ni ibiheri cyangwa se ubwoko buboneka munsi y'uruhu kandi bukababaza cyane kubi. Byo biranaryana cyane. Kumenya ibitera ibiheri cyangwa se igitera ibiheri muri rusange ni intambwe nziza ya mbere mu kubirwanya neza. Ni ibiki bitera ibiheri? Ibiheri ni ikintu kiba gishobora kugaragara mu maso, mu gituza, mu mugongo cyangwa se ku maboko, ahantu hose hari amavuta menshi ku ruhu. Ariko ntugire ubwoba, turababwira uburyo bwo kubirwanya neza. Bigaragara hose ku mubiri hafite imvubura z'amavuta mu ruhu atuma rubobera rworoha. Wibuke mu bibitera harimo blocage cyangwa se ukwifunga mu ruhu kubera aya mavuta. Byashoboka ko umuntu ugira uruhu rwumagaye yaba atarwara ibiheri kenshi. Mu bintu bishobora kugutera ibiheri cyangwa se byagutera ibiheri dusangamo ibintu byinshi, kandi zimwe muri izo mpamvu zagutera ibiheri zo ziranatangaje. Urugero, imisemburo nko mu gihe cy'ubwangavu, ibihe by'imihango cyangwa se stress. Igihe umugore atwite bituma amavuta uruhu rukora yiyongera, ubwo nawe urabyumva. Ibindi birimo imirire. Imirire nubwo shokora itaba iyo guterwa amabuye, indyo zuzuye isukari nyinshi cyangwa se ibikomoka ku mata biri mu bituma abantu benshi barwara ibiheri cyane. Uko wita ku ruhu. Gukuba uruhu cyane cyangwa se gukoresha ibikoresho bimwe na bimwe nk'ibyo twisiga no kudakuraho ibyitwa makeup ku bakobwa cyangwa se abagore babyisiga kenshi neza biri mu bintu bituma cyangwa se byatuma uruhu rugira ibibazo birimo ibiheri. Imiterere y'umuryango n'iyindi mpamvu. Niba ababyeyi bawe baragiraga ibiheri ari uko bateye, uba ugomba kwitegura kuzarwana nabyo nawe. Ibintu birimo ubushyuhe, ubuhehere bwinshi cyangwa se kuba ahantu hari amavuta menshi cyangwa se kenshi bishobora kongera ikibazo cy'ibiheri. Mubishaka ko tuvuga ku buryo ushobora gukoresha wibereye mu rugo ukavanaho ibiheri mu buzima bwawe burundu. Ngibi ibintu bitanu byakorohera buri wese. Amavuta ya tea tree ni amavuta uvanga n'amazi ukayasiga ku biheri. Atuma mikrobe zipfa kandi ukagabanya cyangwa se akagabanya kubyimbirwa ku ruhu. Ubuki ubu ngubu busanzwe. Ubuki ubusanzwe bwigiramo ubushobozi bwo gukiza ibikomere. Ukoresheje ubuki bw'umwimerere uzabusige ku ruhu mu gihe cy'iminota 10 kuri 15, ubundi uzakaraba amazi nyuma y'ibyo ngibyo. Jeli ya aloe vera. Gukoresha aloe vera benshi mu kiti gikakarubamba ugisiga ku ruhu bizatuma uruhu rwawe rumera neza cyane cyane ku ngingo y'ibiheri. Wanakoresha ibindi bintu nk'amavuta yacyo cyangwa se arimo aloe vera aboneka ku isoko. Urubura cyangwa se barafu. Ufata agatambaro keza ugashyiramo akabumbe ka barafu ukagashyira ku ruhu. Ibi bizagabanya ububyimbe bw'ibiheri byawe. Jya uhagarika kwikora mu isura cyangwa se mu maso cyangwa se aho biri cyane.
Iyi ni inama idasaba ikiguzi ariko ifatika cyane. Ni byiza guhagarika kwikora mu ruhu rwawe cyangwa se ku ruhu rwawe rwo mu maso cyangwa se ahandi ibiheri biri kugira ngo mikorobe zitiyongera. Icyitonderwa, ibi bikunda gufasha abantu bafite ibiheri bidakabije, nyine byoroheje. Ku bantu bafite ibiheri bya rutura byaje nk'ikiza kamere, uzasabwa kwitabaza muganga. Nugerageza biriya byo hejuru bikanga, hari imiti ushobora kuzagerageza. Mu gihe uburyo bwo mu rugo budakemuye ikibazo, uzashakisha imiti irimo ibinyabutabire nka benzoyl peroxide, salicylic acid cyangwa se retinoid. Ibyo bizagufasha gusukura bya bice twavuze yabyifunze. No kwica mikorobe. Imiti uzandikirwa na muganga. Hano witonde, uzabanza ushake muganga uzobereye indwara z'uruhu. Ashobora kuzakugira inama yo kuyoboka imiti irimo nk'amavuta yo kwisiga, topical creams. Ayo ni nka adapalene cyangwa se tretinoin. Iyi ikabifasha kongera uburyo utunyangingo tw'uruhu twiyuburura. Antibiotique, izi zikagabanya kuzana mikorobe n'utubyimba mu ruhu. Ashobora kuzakugira inama yo gukoresha imiti y'imisemburo nk'ibinini biringaniza urubyaro, bifasha kuringaniza imisemburo mu bagore bamwe na bamwe. Accutane cyangwa se isotretinoin, umuti ukomeye mwiza ku biheri bikabije ariko uteza ingaruka rimwe na rimwe. Icy'ingenzi ni ukugira ukwihangana kuko kuvura ibiheri bizagusaba igihe. Ntuzacike intege. Ariko se ni gute wakirinda ibiheri mu buzima bwawe ntibizakurangweho? Ubwo tumaze kumenya uburyo bwo kuvura ibiheri, reka tuvuge no ku buryo bwo kubyirinda. Dore intambwe zoroshye. Koza uruhu neza. Koresha cyangwa se jya ukoresha umuti woroshye udafunga uruhu nibura inshuro 2 ku munsi. Abakunda gukuba uruhu ntibigomba gukorwa buri munsi. Korohereza uruhu. N'uruhu ubusanzwe rufite amavuta rukeneye ubuhehere. Ibuka kujya ukoresha bimwe mu bituma uruhu rworohera bitifitemo amavuta muri byo, bizwi nka moisturizers. Ababikoresha murabizi. Kwisiga umuti w'izuba. Koresha ibintu nka SPFs idafite amavuta buri munsi, ibizwi nka sunscreens, kugira ngo ibibazo bigabanuke. Izarinda inkovu z'ibiheri byawe kwijima ngo zise umukara. Kurya neza indyo yuzuye. Ongera imbuto, imboga rwatsi n'ibinyampeke. Ibuka kandi kuruhuka bihagije birimo gusinzira no kugabanya stress. Ibi ni ibintu bizagufasha cyane no mu buzima rusange. Kwita ku ruhu kandi ukita ku buzima bwawe muri rusange, imirire myiza bishobora guhindura amateka y'ubwiza bwawe kuri iyi si. Ngibyo ntabwo uri kwibeshya rwose, ibyo uri gutekereza nibyo. Ibyo byose mukeneye kumenya ku biheri, ikibitera, uko wabivura n'uburyo bwo kubikumira. Mwibuke ko uruhu rwa buri muntu rwihariye. Abantu turatandukana, bityo gushaka ibikubereye bishobora kuzagusaba igihe kubona ibigukorera. Mwitonde kandi mwikunde. Niba ikiganiro cyabagiriye akamaro, mukande like kandi mugisangize n'abandi bakeneye aya makuru. Kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo tujye tubagezaho izindi nama zirushijeho kuba nziza ku ruhu rwanyu n'ubuzima muri rusange. Kugeza ubutaha, mugire uruhu rwiza kandi rukurura abahisi n'abagenzi, nicyo mbifuriza. Murabeho naho ubutaha.